Muyango rero ngiye ikintu mbona abantu agendana nabo n'abakorana nabo bameze nk'aho aribo bantu ba mbere bagiye bateza ibibazo mu rugo rwe. Byari kuba byiza yakora kariya kazi akamenyaga inshuti ni inshuti, umuntu dukorana ni umuntu dukorana, akirinda kugenda agirana communication nabo cyane kuko ubona ko nibo bamuzengurutse. Hari abo ntashaka kuvuga, numvishe bavuga ngo iby'aba lesbienne ngibiki, abo bantu bose Muyango yagombaga kuba keepinga away y'umuryango we. Man, buriya umaze kugira umwana man biba ari ibintu birenze. Noneho buriya Muyango akora akazi nta navuga ngo aba proud yo kubwira umwana ngo ngiye nkora mura. Man, niyo waba hari akazi n'ubu ukora ukavuga ati no mu buzima busanzwe niyo uri umuganga ntabwo uva ku kazi ngo uze kubwira umwana wawe ngo ntera inshinge abantu. Oya, hari imyaka nyine biba bisaba ko umwana agira. Kandi Miguel n'umwana, ariko ntekere kandi icyo gihe cyose ntekereza ko yabanaga na Kimenyi niwe wasigaranaga n'umwana mu rugo. Ibyo byo ndabizi ko Kimenyi n'umuntu yasigaranaga umwana, Muyango akajya gushaka amafaranga n'ibiki. Ibyo bintu rero byose stress n'ibiki, ariko ikintu cya mbere kibi kica abantu psycho yabo, abantu mwirirwana, abantu mugendana muzererana muri iyi mihanda. Man, twe tuba muri showbiz man, ubu hari abantu benshi hano babajya babona ngo no brainer bataranambona na rimwe. Uzi impamvu man twihisha man abantu bakanatubura man? Abanyarwanda n'abana babi n'abantu iyo bakubonye bakuze barakunena bagahera ku rukweto bakajya ku ipantaro bakajya ku musatsi. Urumva biba bisaba nyine kwitwararika. Rero mubona abastari benshi b'i Kigali bahanzi n'ikimani bahora bibereye mu rugo nyine, noneho ka Kigali ni gatoya, biba ari insazi nyine. Biba bisaba kubagenda wimunyamunya gake. Rero ikintu ntekereza njye nabubwira Muyango man, narebe mu nshuti ze, arebemo niba hari inshuti nzima afitemo azigumane, ariko nabona nta n'ikintu zimumariye ari ukuza man. Ibaza ariko ufite inshuti ukumva ngo yaryamanye n'umugabo wawe, cyaba ari ikibazo gikomeye man. Ikosa ridashobora kubaho no guhanaguraho Keza amakosa muri iyi saga, kuko nukuvuga ngo Keza n'umugore wa Kimenyi kurusha Muyango, kuko Keza z'uburyohe bwa Kimenyi mbere yuko Kimenyi amenyana na Muyango. Urukunyumva? Ahubwo ni gute Keza yisanze muri saga za Didi ex wa Kimenyi akisanga muri saga uyu munsi akaba akiri kumwe na Kimenyi, ahubwo bo barakundana. Umugore mukuru Keza ni umugore mukuru kuri Kimenyi. Ariko intumutumva niba Keza yisanga muri saga za ex, bivuga ngo Didi yajyaga ku kazi ngo Keza agasigara yicundeba kuri Kimenyi. Bose ni ukubereka abantu nk'aba ngaba batarongorana ngo bashakane bakuru ubukwe. Uri kuri nani Bosca? Ntabwo Keza yava muri iyi saga, nta nubwo ngo ntabwo ayirimo, kandi yaratanze. Kimenyi yagiye kumuririra, ndashaka ubyumve nani Boscani. Kimenyi yagiye kuririra Keza ati urabizi, ati oya habaye iki, ati Muyango nsigaye mukora hakikunja akaryama amapyisi ntabwo akimpa, ataguha iki umupuri, ati wamusenziwe ntawe mfite ngewe ingo hano. Uri kunyumva nani Bosca? Keza avugana na Kimenyi, uretse gato Kimenyi yagiye kumuririra ko Muyango atakimuha. hari ijambo Baswahili bavuga kikulacho kingoni mwako. Surumva maze wumve, uretse gato wumve Boscani. Okay. Noneho ni kuvuga ngo urukumva Keza ni umushuti cyane wande wa Kimenyi kuva zamani tokea mwanzo, kugeza aho Kimenyi yagiye kumubwira agahinda ko Muyango atakimuha. Urukunyumva? Urukunyumva Boscani? Noneho Kimenyi Muyango naho ntuza Keza amuga ati byanya byose ntabwo akiguha, ati oya bye ntabwo aguha, ati ntabwo ampa sure ngwino manze nkumara agahinda ubimbwire neza. Arangije ibyo izo conversation zose Keza ahita recordinga Kimenyi. Urukunyumva? Aramuri codinga. Ejo bundi araza arabidukinira ati ngiyewe Kimenyi yaje kundirira ko umugore amwicisha umushyukwe, nk'inshuti yanjye ya hafi nagombaga gukora iki?
mpaka kumuba hafi urukumva size muri kubyumva so ahangaha uri kumva ni ukuvuga ngo kugeza aya masaha Kime already muya nani Keza muri gushaka kuvana mu makosa ntabwo yava mu makosa aramutse anavuye no mu makosa yakoreye Kimenya amakosa mubere inshuti mbi Kimenya yaje kumurira ko umugore watamuha undi aramuri coding araza bishyira ibyapa unasema hana kosa vipi Boscan impamvu Keza nta kosa afite ndakumanura reka mbanze nkubwire gatoya sibyo impamvu Keza nta kosa mubonaho nuko Kimenyiwe bwe nk'umugabo wubatse urugo ariwe wisohoreye amabanga y'urugo ajyana kwa Keza ariko Keza ni umugore mukuru urumva harimo no gufuha nyine harimo no gufuha no kumva Kimenya akaba yari uwe harimo udumva ko tuntu twose ubundi se kuki Kimenya atarongoye Keza kuva kera akajya kurongora Muyango okay muhe nimero ya Kime uradusobanurira kujya mwamugana shaka Kimenyi abantu mwitego mpamagare murashaka abantu bashaka Kimenyi mumbwire Kimenyi muzane abantu yamushaka muzane Kimenyi nimwandike Kimenyi namaze kuvugana Kimenyi muramukeneye twumve verisiyo ye naze talking ubundi okay uno ntabwo nabemera ndamubaza twumve verisiyo ye tumubaze ntabwo nemera ko mumubaza manzu Rwanda n'ibyawe nawe ntibyoroshye guys Boscan unaonaje huyu mwanamke akiongea nije naye Yeah. mlete leteni hapa bwana mutapige tugire ku bihumbi miliyoni tapote la famille murebe niyo goro muyikunde nje bura mfite ukuntu njya ninyuza hirya ariko uyu noneho mugiye kumva verisiyo yo kurundi ruhande ariko noneho mubwira ibinyamakuru byitegure igihe nimuze ubu tugiye kwinjira muri reality ngene ko turi kumanuka uyu muntu ushizemo nimero aba moderator ni mu muboroke broki yimbwa so ahangaha Boscani I see where you coming from ndareba ahantu uva I know urukumva najua lakini mwanamke sio wa kuprotect ana makosa ntabwo ngenja nyiri ruhande afite amakosa vrema kandi namushaka kuba abanyakuri ntimuze kuvuga ko Keza ngo ari umwere ntabwo Keza ari umwere Keza afite amakosa papa Keza afite amakosa nubwo iyi nkuru izaza iri buze kurangira erega ahangaha nta kintu na kimwe muramenya hari ibindi byinshi mutazi uyu mugabo mureba Kimenyi yari no kwiyahura habuze gato you have no idea muranga gusa murabizi narababwiye wa mugabo we umugabo nta kindi umugabo n'amafaranga nta mugore ushobora gutunga umugabo udakora umugore wagutunga udakora n'umwe gusa ni mama wawe turi kumwe umugore wenyine ushobora kugutunga udakora umwaka imyaka 2 gashira ni mama wawe muri iki kinyejana turimo ntabwo igitsina cyatuma umugore aguha urukundo never ever ntabwo igitsina kikimataringa my friend niyo waba ufite umurizo ungana uti ntabwo ibyo bikora ibi byose ingaruka n'izina ry'Imana yo Kimeneza kuba akiri active akiri mu kazi ntabwo yagomba kwisanga muri uyu mwanda ntabwo yagomba kwisanga muri ibi bibazo ibi byose impamvu nuko uyu mugabo yaje gusanga ari umushomeri kugeza kuri papier hygienique yihehesha yaguzwe na Muyango kugeza ku isukara wa mu cyayi yaguzwe na Muyango kugeza ku isabuni ifura amashuka ryamamo wanyariza mu mashuka umugore utaguze bite byanyariko wabwira umukozi wanyariza wabwira umukozi ngo na mesa amashuka wanyarije mu mugore utaguze utagura n'isabune yo kuyamesa ni mwike muri assurance y'ubuzima
mwiteganyirize iminsi nibahinduka ikintu kizabasevinga ntabwo ari abagore mwashatse, muzasevingwa no kwiteganyiriza mwagize, bitari ibyo bazabanyaho. uko ni ukuri Godfa. So hari byinshi mutazi, there is a lot. Hari ibintu byinshi cyane ndashaka kuvugira. Ntabwo ngiye sinshaka kwinjira muri ibintu. Aba bantu nongere nkore disclaimer, aba ni abasitari, ni ibyamamare, niyo nkuru ihari, iyi nkuru ihari iravugwa. Ntabwo nshaka kugira ngo abantu muze hano ntimufate Keza ngo mugire clean. Keza ntabwo ari clean. Keza nk'umuntu uzi uburyohe bwa Kimenyi, Kimenyi agiye kumubwira agahinda ke, Kimenyi ahubwo turaza kureba ni iyihe mpamvu yatumye Kimenyi agahinda ke kose agatwara hanze. Ibi ngibi ntabwo mwabimenya, byamenywa abantu bazi story one by one kugira ngo Kimenyi agere aha turi kavugi. Mu majwi twumvishe Keza dukinira, ayo majwi Keza yakinaga yavugaga ngo umugore wanjye yagize agahinda akababara cyangwa afite akabazo, umuntu umuturisha ni umuntu umwe, ni umuntu bita Brian. Njyewe ntabwo nshobora kumuturisha ngo bikunde. Murakumva ni kakabizu kajemo mu majwi twumvishe Keza yakinnye, amajwi yagiraga ngo mu magambo ya Kimenyi ku giti cye ati umugore wanjye sinkimufiteho control. Iyo yarakaye, iyo yababaye, iyo hari bitagenda, ijwi rimwe rituma tuza kongera guseka. Ni iryande, ijwi rimwe ryonyine rishobora gutuma atuza, ni iryande. Musharinge live nzane Kimenyi, musharinge live nzane nde, mutapinge screen tugere kuri miliyoni nzane Kimenyi, murebe iyo goro muyikunde. Are we together? So kuna mengi sana kakangu. Makacha webyo muri kwivugisha mukubita ikirere na hariya, byagenze gute kugira ngo umugabo yahukane? Hamuna habari jamani, umugabo yahunze urugo aragenda, byagenze bite kugira ngo umugabo yahukane? Kimenyi niwe avuye mu rugo aragenda. Apa ndio ahangaha niho mutajya musubiza amaso inyuma ngo murebe. Sabrina ibi bintu nagaza. Jamani, amafaranga ndio kila kitu. Tafuteni pesa, shaka amafaranga. Mushaka amafaranga. Umugabo udafite amafaranga nta kintu. My friend, ubu ngubu ibintu bihaje uburyo bwinshi cyane bwo gutuma umugore arangiza, kugira ngo umugore be satisfied. Umugore ibyishimo byo mu buriri ntago bigitangwa n'umurizo w'umugabo gusa. Reka da nta cyabaye. Mushaka amafaranga, abagore bazabakunda, bitari ibyo ngibyo muri kasi imbere y'abagore. Hari uwavuze ngo udafite amafaranga uri umugabo ngo nuguhagarara ntihagarara. So ahangaha abantu mushaka Kimenyi ni mumbwire. Ndashaka kumva Samia hi. Turi kumwe. Agiye mu cyayi. Samia pesa ndio kila kitu we. Wowe te Ngo umugabo atagira amafaranga nuguhagarara ntihagarara. Uvuze ngo iki Samia? Urahari? hoya njye navuze oya mani, bari abantu barakundana. Bipize. We support love. Kiwerewere. So ngayo nguko. So ibindi rero abantu bategereje abantu mushaka ko tuzara mwese mwandikemo hano hasi. Abashaka parte 2 ariko ivuye ku rundi ruhande, murahari, muzamure, muzane mbamane, muzane.
mwese mwandikemo izina rye turamuzana. Ariko abanyarwanda ndeberana ukuri kw'Imana hasi. ariko Godfather ko muri kwibanda muvuga ngo ubu nta mafaranga Kimenyi na Muyango bagiye gukora ubukwe Kimenyi atararwaye. Funga mike yawe. Zana ibyo uzana kazana amagara nkuboroke. Zana ibyo uzana kankuboroke kazana amagara. Kankuboroke abanyarwanda mugira ururimi rubi. Urumva uyu ngo niba ari zaza wabushita wenda kuborotse sinaborotse bake urumva uzagende kamenyero yenze nyina miyabanizo we ivo pumbafu zako kigoryi kankuboroke kakubwe no mu ruho uzongera kuzajya unyumva kuri YouTube manyoko bavu zako uzajya unyumva kuri YouTube umusharing live abantu bumiwe hano umucero uryoshye kubi aha ngo zana yago. Thank you so much abantu mutapi. Okay, Hozi. Ngaho mwitegure kuri coding. Dore bibi cyane kuri abantu barahazi baturamye. Ntabwo twakumva verisiyo imwe, iyi nkuru yakabaye yarahagaze ariko tugomba kumva verisiyo yindi. Hey! Noneho niba muri kwitegereza hano ibi bintu n'ahandi byancanze. Twasomye message mu ndebero ukuntu Muyango yamukatiye musome. Ninde muruzi gusoma makaca baha ariko se ntabwo mfite umunyamakuru Iva Godfather nsomera iyi message rero ndwaye amaso nagomba ndi kureba ngo Iva utegereje iki duhere hejuru yego erega ndashaka ko tuganira bitari kuri phone kandi ndizera ko bizagenda neza uburetse kandi hera hano nubona akanya umvugishe undi munsi hello undi munsi hello twavugana ariko kubera iki wijyana muri salo ujye umbwira pe urabizi ko nkwemera. Umuntu aramusubiza ati aya saro sinyabuze nta kibazo murakoze. Undi arongera ati ndabizi ko utayabura ariko numva naguhakeya ariko basi nosoza umvugishe. Undi munsi hello ko ngushaka. Undi munsi erega ndashaka ko tuganira nago ibindi ndi kubibona neza. Erega ndashaka ko tuganira ibindi bitari kuri phone. Erega ndashaka ko tuganira bitari kuri phone kandi ndizera ko bizagenda neza kandi urakoze kumpamagara. Umuntu aramusubiza rero ati umva rero nkubwire wa mugabo we nahujwe nawe n'akazi kararangiye rwose. Ibindi biganiro nagirana namwe byihariye ni ibigamije iki. Ahanga tugiye gusesengura iyi message. Kanyitangire neza. Umva rero ahanga baramaze kuvugana cyagiye muri yakoro twabonye muri za record. Ni gute umuntu yahamagaye undi yarangiza akamwoherereza message akakanyivuga gutya amuhindutse ati no twumvishe record mu kanya sibyo baganiriye neza kandi amubwira ko bazabonana kubera iki nyuma bigenze uko nguko. Soma heraho hejuru turebe ibindi ni bya bindi makaca yavugaga. Reka dusome ino message. Umva rero nkubwire wa mugabo we nahujwe nawe n'akazi kararangiye rwose. Ibindi biganiro nagirana namwe byihariye ni bigamije iki. Ndagusabye nkwinginga nyubaha nimba binanze iyubahe.
sinkunda gusuzugura nanjye sinkunda umuntu unsuzugura. Urakoze, umugoroba mwiza. Umuntu munsi arandika ati aha, ariko n'ubundi nagusuzugura nabirimo pe. None se ubwiwe n'iki ko ngusuzuguye mu gihe utaranyumva? N'ubundi ni ibijyanye n'akazi pe. Nubifate nabi, ndakwinginze mugore mwiza. Undi munsi, morning, nizere ko gusuhuza byemewe. Undi munsi, morning, ubonye akanya twavugana. Ibindi nawe ndi kubireba munsi. Mwumve nimero ya Jado. Nkeneye nimero y'uyu mukire Jado. Mbere y'uko Makaca, ubwo ni bya bindi wavugaga. nibyo navugaga rata. Urumva wa mugani ko bavuganaga neza mbere. Bese ubundi ako kazi kabahuje n'akahe kazi? N'akahe kazi yamukoreye? mva nawe ukuntu uri mu Kigali. Ahangaha akanga n'akazi nani keza yashakiye Muyango. Ko guhostinga. Yego. kuki uwo mugabo ari gukomeza cyane kwikurura kuri Muyango cyane kandi ubona Muyango adashaka ko bakomeza kugena imishyikirano? kandi ari nose yo baguhayemo passe ntutereta nose umugabo gutereta ni ikibazo. Umugabo ari kumugigira. Ibyo rero nibyo nakubwiraga. Umugabo arashaka kumutikura. Bro, ibi bintu byose turi kubona hanga aya screenshot baguhaye ya conversation ntago as a family byari ngombwa ko bijya hanze ibi byose. Umva ahantu bera nawe ikimara. None sika nkubaze maka. Wowe ahangaha uri kunyumva? Ahangaha uyu mugabo Muyango amufata nk'umutego. Uri kunyumva? Uyu ni umutego akavuga ati wa mugore we. Noneho no kugira ngo babishyire hanze Keza we ahamya ko uyu mugabo yacumise nde? Binibyo arabihamya kuko niwe watanze pasi. Muyango akavuga ati reka uwo muntu sinigeze mpura nawe. Ariko Godfather uzi ko hano hari ikindi kibazo mutibaza. Kizi chat ari iza Jado. Jado nawe afite urugo. Ubu Muyango we niye hemukiye Jado. Jado mbibutse ko atari Jado w'isibo. Uyu nundi Jado. Abantu batandukanye babigira ngo ni Jado boss wa Muyango. Nundi Jado. Nundi mujado tutazi. Ni Jado Keza. Oya, impamvu Jado Keza nuko ari wamuhuje nande? Na Muyango. Yo Jado Keza. Nisundi Godfather ikindi baza n'umuntu ngahita nshyiraho Makaja Cedric ko Cedric ari wamuhuje nawe. Ariko uyu mujado oya umugabo gucumita se iruhande hari icyo bitwaye. Oya mutapinge Godfather ikindi nkubaza. Umbaza ngira abazahandi. Unsimbuke. Si wowe washyizeho izi screenshot za chat. Ngeze njyewe muri iyi nkuru ndi. Ko ngiye ndumva Makaca umuntu yasibye ibintu yanditse wabibwirwa n'icyo agafata screenshot. Tuvuge nk'aha tubona message ziri kumwe akaba arimo ibyo umuntu yasubije akabisiba. Ibihe akagwa screenshot. Anga nawe ukoresha ubwenge buke. None se i conversation singize ziri hano. Ariko tubitekereza. Oya baratana. Wowe uravuga gutyo reka nkubaze. Ntabwo uri kubireba hazamo distance nicyo cya mbere. Ikindi cya kabiri urabona ko message unguyu yamaze kumusubiza undahita seka. Godfather umva ikintu ndi kuvuga. Message isubiza ikurikira urayibona nawe gira mu bwenge buke. Godfather umva ikintu ndi kuvuga. Anaramukatiye undaravuga ati ariko aravuga ati ko twahujwe n'akazi undaravuga ati ariko nubundi ndagushakira akazi none si iri hagati aho ngaho ni yihe? Nyine Godfather umva ikintu ndi kuvuga. Hino message ino y'icyatsi turi kureba ngo umva rero nkubwire wa mugabo we. Muyango iyaza kuyisiba. Izindi nizahita zegerana nka hitigeze. Ariko message wana kuri gusubiza iri gusubiza iyo hejuru. Yego. Kandi biragaragara ko iri gusubiza. Aramubwira ngo aramushaka uranshakira iki? Kucyari kiduhuje ari akazi. Uranshakira ikindi ki? Umugabo hasi araseka ha nubundi byo ngushakira nakazi. None subwo uko batasubiza gingira. Nawe mamacuwa. Godfather. Yego. Ibi bintu birababaje biteye n'agahinda ariko ngiye kumubwira arimo ibingizi biteye agahinda. Nimoga kwameze nibe biteye agahinda se. Mvanyira nkubwire. Ubundi ibindi muri show biba byatwitse nta kintu cyadanje.
ese umva Diamond nkubwire amaze gutandukana n'abagore bangahe Diamond se hari uwo yigeze arongora hari ubukwe bwa Diamond uzi yakoze atabukora se Diamond ngo muri bite byawe Diamond ni umusore gukundana akibyarira ni byo gukundana ariko uzi n'abaminisitiri ko batandukana n'abagore ese Tirzo ntiyatandukanye n'umugore si minisitiri wa Canada umva ikintu cyica ibintu byose kuba uri umusitari ndikukubaza iyo uzi ko ibi bintu tuba tukabiremereza Kimenyi yatandukanye na Muyango si ugutandukana ntibazongere no gusubirana n'ubundi nose nibo bambere baba batandukanye ibi ni ibintu tugakomeza gufata ibintu birebire my friend ibi ni ibintu biri part of our life none se niba batandukanye babyimenyeye ku cyo kuzana amabanga yabo bakashyira hanze bizana se Tirzo ntiyatanganye my friend siwe wa bari kwisobanura kwisobanura agenda iyo hirya ibi ni ibyamamare kandi bagomba kwisobanura bagomba gukirenga amazina imbere y'abafana bari kwisobanura rero hehe nibajya gutanga divorce mutinga mike yawe wowe se ko tuzi ibyawe ko warongowe n'umunyakanada twabwiwe n'iki kutacecetse ngo tumenye ko warongowe tutazi n'iyaba ariko nta kibazo ntacyo nararongowe abari kurongora Serezi i Kigali ndi kubona ibiri kuvamo ndi kukubaza kuki twabimenye kutabihishe njye nakoze ubukwe narasabye ndakwa nkora ubukwe ku mugaragaro tubwirwa n'iki ko umugore waba muri Canada mwarabyishakiye ninjye se babwiye rero iyo ahangaha ni muba mushaka gufata ubuzima bwanyu bwa gisitare urimo kunyumva mugashaka kubugira ngo mumere nk'ubuzima bwa Godfather uri aho ngaho udafite utagaragara udafite na title mujye mureka ibyo bintu si nguyu Sami yase ko abantu my friend iyo ubuzima iyo muri public figure turi kumwe kibazo ntabwo muzi Icyongereza when you say you are public ubundi listen to me nako tuzi cyo ngana gatatu bari kumucumita Kimenyi nguyu ndore va ku giti dore umuntu niko kuri Icaye ni moto sikiliza no kuvuga ngo aha ngaha story rega ibintu ntabwo tugomba kubireka none ntabwo iyi story twayireka kuko reka nze subiri ni no kuvuga ngo hano Triska yafataga Kimenyi urukumva Boscan byagendaga Triska we yafataga Kimenyi reka wumve Triska agira umutima mwiza man genda muzi umva hano ko byagendaga Triska yafashe Kimenyi urukumva nani Muyango amuha passe ku mugabo bita Jado umucuruza apana Jado s'il te plaît ntabwo ari Jado w'isibo apana boss wa Muyango nundi umva uko byagenze Uriwe neza uyu ni Muyango na Jado mutinga ho gato uravuze cyangwa uvugisha oya mvugisha nta kibazo amakuru y'iminsi meza wowe biteze nanjye ndaho narabuze wakomeje kumpamagara ariko hari igihe umpamagara ndi mu kazi nabuze kuvugisha birumvikana yego ariko ahandi wari umeze neza bimeze bo none se nshaka ko tuganira ariko nkanjye nawe nakubaza nimba nta kibazo nashaka kukubaza hari uko ratanze nawe turahura ukampa amafaranga 300,000 muri rimwe akagucumita ni ukuvuga ngo hano Keza yagiye kubwira Kimenyi ati hari umugabo bita Jado yahaye Muyango 300,000 aramurya nije mutanzemo pasi ahanga aha ni ukuvuga ngo Kimenyi yagiye kuririra nde Triska aramubwira ati Triska ubu turi kuvugana amapine arabyimiye kuko maze nk'amezi 2 ntagira gute ntakamura Triska aravuga ati wamburanye iki nyegera ngiki ni icyawe igikoma icyayi cya mukara abagize gutya kwa kundi Kimenyi noneho ari gukora transaction urukumva arega aravuga ati ni mpamvu abikora niyi hari uwitwa Jado niwe usigaye umukunguta ejo bundi Kimenyi yamuhaye amadolari 300,000 amwicundebaho kweri ahangaha Kimenyi nubwo bari bamaze kumukorera simu swap bamaze kumuruhura yavuye kwa Triska amaguru adakora hasi urukumva ahita agenda no kumugore aravuga ati Muyango unyimaga pipi ukajya kugahereza abantu baguha amafaranga Muyango ati byo nibiki ati umugabo wita Jado ntiyagucumise ejo nagaguhereza 300,000 Muyango aravuga ati byo nibiki
ayo makuru yakuye he? Ninde ukubwiye ibyo bintu? Kimenyi ati bibwiwe nande? Na Keza. Ariyo mpamvu Muyango azavuga ati wa mugore w'ubunyamaswa wankoreye. Ahanga uyu Jado, umuntu wamuhuje na Muyango ninde? Ni Keza. Noneho hano Kimenyi avuye kwa Keza amaze kumubwira ko Muyango yacumitanye na Jado kandi yamuhaye 300. Kimenyi akaza kugurukana Muyango yafashe telefone ahamagara Jado, nibyo mugiye kumva. Ati nibyo wampaye 300 nyicundebaho. Umva. Umva story. Murazamo kumva hano Keza ahurira nabyo. Umva. neza. Mutapiga screen mwabakene mwe ntawenda gukora kuri Goro, ndabazi muri abatindi, abantu 640 hano muri ubwanga ati nta numwe ushobora gukora kuri Goro, muri abakene. Mutapinge urutoki rwanyu nago ni mu rutanga, nababwiye ko uyu mwaka ntazingera amana n'abatindi kandi muri abatindi. Mutapinge screen nta kindi kintu mushoboye. Ntimwenda gukora kuri iyi Goro, abadiaspora ntibarabyuka mwaburoro mwe, ni mutapinge screen nta kindi kintu mumariye. Romva dore Goro yambaye ubusa, nta wigeze ukora no sense. Ngaha mukore mutapinge nta kindi kintu mwamarira uretse gutapinga. Muri abakene, abadiaspora muri ahanga mukunda amatiku kandi mwize kuri buruse ya leta mwokapfa mwe. Mwize kuri buruse ya leta ntabwo. Thank you Samia. Hituzamuka. Ni bigiba ndi kubabwira. Merci beaucoup mukande kuri iyo Goro. I love you too. Thank you. Murike mwumve ritiko. Mwumve. Naam. Arakantu ringe utarashiraho audio ruje gukina. Arakantu shaka ndebye mu yindi angle. Sasa gintonge okay, ngoja nijitahidi. Ongea kwenye Swahili haina noma. Wewe ongea kwenye Swahili usijali kaka. Okay, siku zote kwenye maisha adui ya mwanamke ni mwanamke mwenzake, si ndio? Wanawake huwa wapendani wao kwa wao yani. Haiwezekani eti Keza all along alishindwa kujenga familia yake, alishindwa kufocus na maisha yake, then apendezwe na maisha ya mwenzake ambaye ni Muyango. Haiwezekani. So atafanya chini juu ili aje haribu maisha ya Muyango. Kivipi? Alafu hapa sasa utakuja sikia story haujasikia. Huyu Keza na Kimenyi wana relationship ipi? Si ndio ujiulize kwa nini Keza alienda kumtafutia mwanaume huyo na nini? Hiyo mara kwanza before in 2019 Kimenyi alikuwa anampiga huyu mapumbu. Na kwa nini akamtafutia mwanaume na then baada ya hapo amtafute huyo mwanaume na kumuuliza kwamba je, umepiga vita au hujapiga, ili apate recordings za kumpelekea bwana ya Muyango ndoa iharibike. Adui ya mwanamke. Yeye natamani mshike ni mnyoe zile nyoe empty. Turamuzanira gacuma. Twagiye. Umemaliza ama niendelee? Chukua mic. Niendelea nisiendelee? Haya. Endelea. Kamaze ntangi tangazo hano. What a second. Give me a second. Nze nakowa. Sense. Niba uzi kuri umukendo ushobora gutapinga screen tumukuve kuri live yanjye tumuke kugende. Stupid. So mwumve sasa. Oya umvagisha nta kibazo. Amakuru y'iminsi. Meza wewe bitese. Nanjye ndaho. Narabuze. Wakomeje kumpamagara ariko hari igihe umpamagara ndi mu kazi nabonye Nzekana. Yego. Ariko ahandi wari umeze neza. Bameze bo. None se nshaka ko tuganira ariko nkanjye nawe nakubaza nimba nta kibazo. Nashaka kukubaza ariko ratanze nawe turahura ukama amafaranga 300 muri rinye. Ngaho ukabyana. Ndabaye umbwire nyine nk'umugabo nanjye urumva ngenzi ndi umuntu uvugisha ukuri. Reka ibyo se byigeze bibaho? Ntabwo byigeze bibaho. Basi twe twanahura basi tukaza no gusangira n'ahantu kuri reka. Nyine urumva nyine umuntu abagenda yumva utuntu twinshi ariko ntakundi. Ubwo uzi ahantu byavuye?
ntuze wa mushuti wawe n'ujya ubimbaza nkabwira ati reka nta nubwo turahura habe n'umunsi n'umwe Keza Mana ya akunda kubimbaza nkabwira ati reka ntabwo turahura umva n'urumva kuva akambwira ati sha uburi ngo cyangwa ngo uburi kumvisha nabwira ati reka ntabwo turahura habe n'umunsi n'umwe kandi nyine nibyo sinajya kwirwa mvuga ngo ndabeshya cyangwa ngo ndagira gute ngiye burya nkunda kuvugisha ukuri nimba warabyumvisha ubwo nibishobora kuba ariho byaturutse uko ajya ambwira ngo naramuhishe nubwo ati reka umuntu ndamuhamagara ntanyitaba ntabwo twigeze turana rwose kubera ko cyane nyuma ukimara kumpa akazi urumva yari yambwiye nyine ngo muyobye amafaranga ayamuha urumva nacyagenda ndi muri salo arampamagara arambwira ngo agiye kugushyira kuri konferanse ngo hari udufaranga yari akeneye barambwira ati mubwire kuri muri salo nyine wohereza urebyuka wohereza amafaranga ndi muri salo angahe 50 mbaye 50 mbaye 70 hafi atambwa nimwohereze nyine ngo yakeneye 30 ndayamuhereza na message ndazikika kuva icyo gihe ngakeka nta wundi urampa amafaranga cyangwa ngo tuvugane njye nawe hari n'ikindi gihe ahubwo wari wagize anniversaire y'umwana naho bwatereka rero ngese ariko mbwa ngo tujyane naho bwati ngese ndi bujyana ahubwo reka muhamagare bena nimba n'akantu mwohereza wanda byuka ko wampamagaye guhamagaye banza utaritabye icyo gihe ariko mbwira arambwira ati ngende mwoherereze ngo agure akantu k'umwana ajyana naho bwati umunsi umuntu utari kunyitaba urumva ari ngombwa ko nabyohereza ndiragenda mbeshyira nyine ngo yampaye rimwe ngo y'umuntu ngo 300 nyine nakundi hanyuma rero njye ntabwo nkunda ibintu byinshi umwihorere ubwo ngira ngo mubaze nyine ntabwo nanjye sinkunda amazimwe ntabwo najya mwayo mazimwe gusa urumva ababivuga nawe nyine ntazi ibyo ari byo urumva kubera yuko yabonaga dusa nkaho dusigaye tuvuga nawe n'ibintu yimajinye birabo kuko nanjye yarabimbajije ambwira ngo nisigaye ngo yampaye pasi namishe nabwo reka ati umuntu tutajya tuvugana sinzi ntabwo ananga mu pasi we iyo pasi arayanze we yakitanzemo iyo pasi icyo abakobwa b'ikigo bashaka gufata umuntu wamugiremo injiji cyangwa ikigoryi none se uko atambwiye ko ntanze mu pasi ko atambwira ati muyango muhuje n'umuntu nje yambwiraga ngo mubwire ibi akahita amuha amafaranga atambwira tugiye muri pasi basi ngo mbimenye mbe nicaye mbizi ahubwo akaba ari wowe wabibwira nakundi wihorere oya ibintu nk'ibyo bya ahantu haba hari abantu benshi cyangwa umuntu agendana n'abantu benshi utuntu nk'utwo tutugamba ntitwabura kandi iyo uri umuntu ukuze ibyo nta n'icyo byanagutwara uba uzi ko ari ibintu bisanzwe bibaho cyane cyane ko uba uzi ko nta byabayeho biba ari byinshi umuntu ahura n'intambara nyinshi ariko ku isi ni intambara no kuhora turwana intambara ahandi se umeze ute ahandi ndaho nyine ubwo kwa mbere ntabwo njya nkora narimbuze ngo ndabyibutse ndavuga reka muhamagare mureke mwumve abagabo murebe ukuntu baganiriye neza mureke mwumve iki kibwa nubikubazaho numve niba hari n'ikintu biziho none nanjye ndumva ntacyo biziho ntacyo ariko urumva aho byaturutse nibura nawe urabimenye kandi usanze ko ari ibintu bihimbano bidafite shinge na rugero ubona rero ryari se basi tusangire nibura nako yewe yataje ariko gisimba ibintu byo kujya nanga bamugane kwitwa ubona rero ryari se basi tusangire uru rugabo ruhise ruprofita sira ariko mureke mwumve sikiza wanaume nibura nako ari ibintu bihimbano bidafite shinge na rugero ubona rero ryari se basi tusangire nibura nako ariko gisimba ibintu byo kujya nanga bamugane kwitaba mbona ngiye kubireka ariko uzaze kuwa kane sinzi n'uburyo ukunda kugenda nijoro njya mubwira uza ahantu twakoreye ababiyani nyine ntacyo njyewe iyo umuntu usanze mu kazi dushobora no kuganira
iyo wanatwiterera story uzaze nko kwa kane oya wenda kwa gatanu cyangwa kwa Okay, kwa gatanu. mwamwumvishe rero. Ngiyi story abantu mudashobora gutapinga screen, abantu mudashobora kunkandaho murakicwa n'uburoro. So Boscan, umeelewa? Umesikiliza? Ngubwiri sasa maze kumenya ikibazo aho kiri sasa Godfather. Kwa hii chai, iki chai kuntu kimeze rero, umugabo aravuga cyane, anaongea sana. Na mtu mwenye pesa huwa aongee namna hiyo. Kandi icyo yakoze sasa, nge uruhande rwanjye sasa. Muyango na Keza bashobora kuba nta n'ikibazo bafitanye, ahubwo umugabo rero nyiraba yazana. Uwe mugabo? Umugabo nicyo kibazo. Wapi? Buretse gato Godfather. Umugore abakobwa cyangwa abamama akenshi ntago baba bakundana, but uyu mugabo yakoresheje technique yo kuza mu buzima bwa ntuza bwa Muyango kumubwira ubujajwa bwa Keza. Wapi? Buretse gato nisikiye kwanza maze hari kintu tari kumva. Boscan, hari kintu tumvishamo neza. Hano ni Muyango wihamagariye uyu mugabo. Nibyo buretse gato ndahagera banza wumve gato kunge mbyumvisha. Urumva umugabo rero yaramaze gufata, yavuganaga na Keza kandi akavugana Muyango. Urumva none bifata igihe umugabo arazunguruka, umunwa uramurenga, agenda kwa Muyango amubwira amagambo, buretse amubwira utujambo twose bavuganye nande na Keza. Hari kintu tari kumva. Buretse gato Godfather, ndaguhereza mic yawe. Ashaka gukoresha opportunity yo kugira agire mu buzima bwa Keza bwa Muyango akoresheje ububi cyangwa kwarabikande Keza. Nubwo Keza ashobora kuba yarapanze ntuza Muyango bango bamurye bamwakuye amafaranga, ariko Muyango yari yarabyanze. Niye prove yerekana ko Muyango ntuza Keza yavuze ko yabazaga uriya mugabo ko yariye ntuza Muyango every single time. There is not na magambo umugabo yazanye. So umugabo niyo nyiraba yazana hano. Ahanga ntabwo uri kubyumva. Fata mic. Ikintu tari kumva ni iki ngiki. Godfather wamaye jambo. Buretse gato. Hari ikintu tari kumva nani Boscan. Uyu mugabo nuvuga ngo hano hari ikintu hano nukuvuga ngo yatanze pasi Keza. Urukumva neza cyane Boscan? Amaze gutanga pasi, urukunyumva? Uyu mugabo Keza agahuza umugabo ku nkeke ashaka kumekinga ashobora ko yagize gute ko yariye Muyango. Ariko impamvu yashaka kubimenya ntabwo ari uko kugira ngo bimenye gusa. Yagira ngo reporting kwande kwa Kimenyi. Urukunyumva? Nakusikia. Noneho wabyumvishe nabi. Noneho hano uyu Keza akajya hamagara umugabo amubwira ati ntabwo urayikozamo. Umugabo akavuga ati reka usubite byawe ntabwo biracamo n'ibicamo nzakubwira. Uyu mugabo yacumita Muyango ari kubibwira Keza. None se Godfather niye mpamvu sasa Muyango amaze kwanga byose ibyo bari umugabo ibyo ari kumubwira ubujajwa, kuko mimi naamini mwanaume wa manza wumve. Noneho Keza igihe kiza kumubera gito kandi ashaka gutanga iki urugambo kwande kwa Kimenyi. Ahita abeshya aravuga ati umugabo bita ntuza uyu mugabo yamaze kurongora Muyango yamuriye, kandi muri uko kumurya yamuhaye n'ibihumbi 300, ariko cyari kinyoma. Uri kunyumva? Ariko wumve ko ubundi umukobwa yagiye gutanga pasi baba baramuriye kera we agashaka mugenzi we. Manza wumve hano. Yani hapa nimepata moto utawaka. Tuliza. Mwanaume ndo tatizo Godfather hapa. Uri kunyumva neza cyane. Hapa haujaelewa vizuri. Nukuvuga ngo ahangaha uyu mutipe nukuvuga ngo ibyagiye psycho. Uri kunyumva? Keza yakiniye ku bantu 3. Yageze naho abwira Muyango aramubwira ati ko se Muyango wowe utegereje iki uyu mutipe wa muribona atari fresh. Muyango aramukatira. Uri kumwe? Turi kumwe? Noneho Keza nukuvuga ngo we yakinaga ahantu 3. Yatanga raporo ahantu 3. Kwa Kimenyi, kuri uriya mugabo no kwa Muyango. Unaelewa? Muyango uyu mugabo n'umwana mwiza. Akajya kwa kuriya mugabo. Ntabwo uramurya. Akaza kwa Kimenyi amaze kumurya kandi amuhaye 300. Kimenyi ibisazi biramufata ajya kwake ku mugore we ati warongwanye n'umuntu bita uyu nguyu yagoye n'amafaranga. Turi kumwe? So
noneho Muyango bimucanze nibwo yagize ate, nibwo yabwiye umugabo aravuga ati wa mugabo nigeze mpura nawe twarasambanye wampaye amafaranga, uri kunyumva? Ahangaha impamvu Muyango, urumva ko Muyango yari kuri coding uyu mugabo yavugishije uyu mugabo amuvana nk'aba polite aca bugufi, uri kunyumva, kugira ngo avanemo umugabo iki amagambo ya evidence yo guha umugabo we kugira ngo umugabo watuze, uri kunyumva? Nibwo yamuri coding audio turi kumva, kuko iyo audio nayo yahawe na Muyango. So arangije ahubwo nyuma y'aha ngaha, kuko Muyango yari yarimye uyu mugabo umwanya, nyuma y'aha ngaha nibwo umugabo atangiye kumugigira. Dore ngize message, suangalie usome, akaanza hapa sasa, unaona? Angalia usome. Kwani niende saluni mwenyewe nitakulipia reka dusome. Ariko kubera ufite akanya uretse ngusomera, ufite akanya umvugishe hello, arongera hello ntiyamusubiza, twavugana reka da, ariko kubera iki wijyana muri saro uje umbwira urabizi ko nkwemera? Muyango aramusubiza aya saro sinayabura, nta kibazo murakoze, ndabizi ko utayabura ariko numva naguha keya, urukumva? Umugore undi mugabo bro, abagabo b'Ikigali nibwa. Nikuulize kitu Godfather. Hizi messages zimetoka kwa nani? Kwa mwanaume? Hizi Muyango ndiye alinipa. Hizi ni message ni Muyango wazimpaye. Avugana nande? Avugana nande? Na wa mugabo. Na wa mugabo. Ikibazo kiranga Godfather. Manza wumve. Kugeza sijamaliza, acha nimalize hizi message. Ndikumva nakubita uriya mugabo agapasi mu mutwe akavuga ibyo yahisha, kubera ko arashaka gukoresha opportunity ya Keza kugira agere kuri Muyango. End of the day sasa byanze. None uyu mugabo reka nkwereke, manzi urebe hano, hari ikintu Boskani wamaze gufata side utarumva point neza, numara kumva point urabyumva neza. Ntega amatwi wumve hano. Uretse gato reba hano, uyu mugabo Muyango yamwimye umwanya, urebe urona no ko yamwimye umwanya completely, yaramukatiye. So uriya mugabo kubona Muyango amwihamagariye, urukunyumva? Sijui kama nasikiliza Boskani. Nakusikia. Umugabo abonye Muyango amuhamagaye kandi yararamwimye umwanya wo kumuvugisha, umugabo yagize gute? Amelopoka, yashatse kuvuga no kumwikundirizaho, urukumva? Nibwo kumwandikira ibi bintu. Muyango urana ko yarera muri Yesini kugeza aho Muyango akimara kumuvugisha amubaza ibyo bintu, wabonye ko ikigabo cyarangije kivuga ati none se wakwemera tugahura tugasangira? None se niumva Godfather bado mimi ningali pale Godfather. Urabona ibintu nk'ibi ngibi unatakiwa utume gicho la tatu kurishijisho rya gatatu byo kureba kure. Muyango na Keza walikuwa ni marafiki. Abamama cyangwa abakobwa bari hano baraza kumbwira ikintu. Iyo umukobwa atanze pass, bivuga ko pass ugiye gutanga wowe niwe batangiranye kera, barakuriye kera, none utanze pass kundi mucuti wawe. Sasa basi gahunda yari kugambanira Muyango hano. Noneho uriya mugabo ahinduka Keza no kugira igire mwiza kuri Muyango, agenda afunguka avuga ibintu byinshi byerekeye kuri Keza kugira Keza aharabikwe. Namara guharabikwa rero bibe bimworohere kugira kwinjira mu buzima bwande. Ntabwo uyu mugabo yabeshe, uretse gato ntabwo uyu mugabo yabeshe Keza, impamvu atabeshe urayizi? Bari ko soko kwanganye bakaca. Urukuka kwani umuntu tumwe gusa je no shaka. Wakwihanganye gato. Boskani. Ahangaha ikintu point nta kintu yabesheho Keza ni iki uri kubona? Kimbwire uyu mugabo. Okay, ikintu kiri hano nuko kumani na wallahi Godfather ni kuna watu unaondolea hapa haraka sana. Kama huu sielewi yani anaongea vitu gani hapa, nitakuja kumpiga kichwa. Angalia uko na uwezo tuumura masi. Umeshaona? So anataka kunitoa kwa kufocus haraka sana. Haya, mutoa toa mbavu broke. Ikibazo kirahanga. Urabona ko muri za muri iriya recording ntuzakoreshaga Muyango wa recording wa mugabo bari kuvugana. Nuko uriya mugabo yaramaze igihe kirekire avugana na Keza agafata amagambo akayatwarira umugabo wa Muyango.
Utari kumva nawe ni Godfather utanielewa. Wewe umeshachukua wallahi ni wowe wamaze gufata side. Ntabwo uri kubyumva neza. Ikibazo n'umugabo hano. Umugabo ni guteranya abantu. Na niyo mpamvu ari gukoresha ingufu cyane kugira ayinjire mu buzima bwa Muyango. At end of the day nuza gahunda yabo ite irangira kuko nibyo ari gushaka. Hawezi ukanielewa bro. Ni pagumu sana kwa. Hii chai ni ngumu sana. Inahitaji utumie akili zaidi uweze kuelewa hapa. Tatizo ni mwanaume anatumia nguvu zaidi. Tuve kuri uyu mugabo. The point. Uretse gato yawe tuve kuri uyu mugabo. Wallahi Boscan. Urumva? Uyu mwanaume hana tatizo lolote. Utaramuvaho wamaye umunota umwe. Okay, ngavuga twumve. Boscan utakuja elewa. Komeza. Twagiye ba. Nshaka kuvuga kuri kino kintu, sibyo? Twese ngiye kuvuga nk'abantu b'abagabo. Ngewe ndi mariye, ntago nzi Boscan niba ari mariye ariko wenda bizi ko utari mariye. Wa musenze usubye niko nari bigenda batsigenda gahabirwe. Banzu mve gato, none katugana nk'abantu b'abagabo bubatse, sibyo? Ngewe Bahati ndamutse bamaye pass, mukuka kama pass. Nkagenda ibyo twavuganye nkabikora ngabyubaheza amafaranga yamuha tukaryana bikarangira. Hacaho nk'iminsi runaka cyangwa se kutunkoze byo gucamo gahoro nkabona call iramagaye. Munyumve neza. Ikambaza ngo call imamagaye ariyo mukobwa twaryamanye nahaye n'amafaranga. Igahita imbaza ati Baha koko wigeze turyamana uranyishyura. Ndi umugabo simbashe icyo kibazo. None umugabo wari wese afakajya numvishe iyo call imbaza icyo kibazo kandi imbazwa n'umukobwa twaryamanye twagende. Urumva nabura makenye ubwenge kujya mutavuga ati yego twararyamanye ndayaguha cyangwa ngo bagute cyamubwenge nk'umugabo wabatse ibyo se bivuye. Dutekeze nk'abagabo. Ntabwo uriya mugabo kwakira call ya Muyango imubaza ibyo bintu. Bro, nubwo baba barabikoze nubwo byaba byarabaye ntabwo uriya mugabo yari kubyemera. Nk'umugabo wari wese ntabwo umugabo wese yapfa kwemera ngo ku telefone nakubajije ku telefone gutya gusa ngo nge nawe twararyamanye amafaranga nubwo twaba twarabikoze. Nta mugabo nyamugabo icyo kintu wacyemera. Icyo kibanzo cyumve. Tugaruka noneho kuri Tereske na Muyango baraziranye. Bro, baraziranye nizo diro zo guhana amapase byanze ukunze bazikoze kenshi cyane gashoboka. Kuko ntabwo Tereske ashobora kubwira uriya mutipe ateka ngo pase ya Muyango narangiza akaza kwa Muyango inbox kamwe turiya mugabo mugigira araguha amafaranga badasanzwe izo diro bazikina. Badasanzwe bamenyeranye, badasanzwe bavugana. You understand? Ngero mu gusoza umunota wanjye nagusabye nubaha igihe nuko ikibazo ntabwo nge nyibona kuri Keza Tereske. Ikibazo si nyibona kuri bari abantu bose bashamikiye kuri iyo nkuru. Ikibazo kiri hagati ya Muyango na Kimenyi bose batigeze bagira commitment yo kubaka urugo rwabo. Umufaransa aravuze ngo Remi au les oreilles. Nibikuta birumva kandi ibikuta biravuga. Iyo ikintu cyarenze icyumba cyanyu nge sinubatse se. Iyo ibibazo byarenze mu cyumba cyanyu inkuta enye zigize icyumba cyanyu kikarenga kikajya hanze. Icyo gihe mutamwirengera ibizavamo byose. Ikibazo si Tereske, ikibazo nagari bara DJ Brian uko buri kuvugwa, ikibazo kiri kuri Muyango na Kimenyi bemeye ko ibintu byabo bubwa badagomba kubihandoringa cyangwa se nabyanze babijyanye mu miryango ahubwo bikarinda bigira hanze. Kimenyi no umuntu umugabo wo kujya kugisha inama kuri telefone. Tereske urahamagara umukobwa ukamugisha inama ku rugo rwawe bro, ibyo bintu urumva bibaho? Icyo gihe wishize hanze kuko cyo cyangwa ejo bundi bizajya hanze kandi ni no kuri telefone nangwe na face to face omwe muhamagara wenda gushaka muhure ahantu muganira kuri telefone ukabwira umuntu ukamugisha inama. Kogwiki ngiye mu nota wanjye warongo uwo mwikomereza hakintu ngiye nta side nafashe Figo tufunda mpige makofi Bahati. Nayo namukubitira yafashe side. Wallahi mpige makofi mu gavizo. Barakubeshya ntayo namukubitira nguna ndaratubimanganyije araducabiranije aragiye araduhubika ariko kazimo wale bacana. Ngiye bankubwije ukuri ariko. N'umugabo wubatse ngiye ndubatse ubyibuke neza. Imyaka igiye kuba 3. Ba Muyango bakoze uko nyuma yanjye. Ariko birababaje kuba nta mwaka baramara bro bakoze uko bakoze si mu kwambere bakoze hari. So
biba bibabaje rero iyo ikintu cyarenze umuryango. This is a family issue bro, this is a family issue. Umugabo n'umugore iyo bibananiye bahamagara famiye zabo. Niyo mpamvu mbere yuko mukora ubukwe mubyumvikana mwembi, mwarangiza mugahamagara famiye zanyu mbere, mukazibwira ati twebwe dufite gahunda yo kubaka urugo. Mubwira famiye, ntabwo mujya kubwira karubanda, ntabwo mubwira social media. aho ngaho ndi Niyo kumwe mpamvu nawe. yavutse ikibazo. Thank you. Niyo mpamvu niyo havutse ikibazo before yuko kijya ku karubanda kibanza muri famiye. Bafite pare, bafite marene. Ntabwo abasitari bagira famiye. Ntabwo bagira se marene. Ntabwo ibyamamare. Ese mwazanye umugore gore ari he? Muzane se muhungu, se muhungu ntabwo ntiyakoze ubukwe, ntiyatandukanye n'umugabo. Okay, twagiye komeza. Urumva icyo navugaga se? So nukuvuga ngo rero niba ufite pare undi akagira marene, abo bantu babayereho iki? Mufite mama, mufite famiye mukomokamo zagize bahagarira mu bakwe, mufite abantu babasabiye, mufite abantu benshi mwahamagara mukababwira ati dufite ibibazo ibi n'ibi. Iyo biraniranye hari n'abasiga bifashisha noza abakansara, bakajya muri aba b'abakansara bakavuga ati mutuganirize muganize famiye, bakagenda bakishyura abakansara. Bro, kangwiza ukuri nta rugo rutagira ibibazo. Nanjye n'umugore wanjye umva zirara zishya pe zigahondana, ariko tukamenya ko tugomba kugira ibibazo byacu, sibyo? Ibibazo rero biguma mu cyumba cyanyu, buza nkute mu cyumba bivuyemo bijya muri salo. Muri salo rero ntabwo bihagera ari abantu babiri bagiye kwicara ngo biganireho, bijya muri salo harimo pare, harimo marene, harimo famiye y'umuhungu, famiye y'umukobwa, bakabiganiraho. Ariko kuko bo bakubije bro, amazina twese dufite amazina akomeye, dushatse kwishyira hanze kano kanya naje tukarangeje banyose kuko ari njye wishize hanze. Ariko nimenya ngo ibibazo byanjye no mu rugo rwanya na famiye yanjye, njye bahati kuza muri showbiz makace bakamvuga itsoke, ariko umuryango wanjye famiye yanjye nta gigomba kuza muri showbiz. Bahuye bombi ari abastar, Muyango ni umustar, Kimenyi ni umustar, n'aba celebrities, ariko ntabwo bigeze bamenya ngo urugo rwacu turarugenza gute kugira tutajya muri media. Ubu se tuvugisha ukuri, Kerema Music si umustar, Knowless si umustar, wari babumva se muri showbiz ibibazo byabo byageze hanze kandi bose ari abastar? Nuko se bo muri atuvuge ko badashwana da. Iteka ryose ibibazo bya famiye biguma muri famiye. Mwebwe rero kugira bijye hanze, nimwe muhitamo kubijyana hanze. Kimenyi yagiye kugisha inama Keza, Kimenyi adafite pare, ntafite pare. Muyango yagiye kugisha inama, bagisha inama ntafite marene, ntibafite famiye bakomokamo. Hari igihe abantu bubaka badafite gahunda zo kubaka, ahubwo ugasanga wagira ngo harimo guprofitana. You understand? Ugasanga reka mbete umwe na runaka aramfasha kumenyekana musibizi kuko birabaho. Umwe yatangira kuzima hitizanya amateka gatangira kubaho. Nk'ubu ngubu hari abantu bari kwifata mu buryo bumeze gutya nasoza. Benshi bari kuvuga ati muya noza Kimenyi hit yari afite yaragabanutse, nta gikina umupira n'amafaranga afite, Muyanga aramutaye kuko Muyango ni utunze urugo. Sibyo? Niko benshi bari kubivuga. Kandi bajya kuri kota ya Kimenyi naho ushobora gusanga harimo n'ibindi bibazo byinshi cyane ari guhangana nabyo tutazi bya famiye yabo. Bo rero nibishize hanze n'ubu ngo kugira ngo biyunge basubirane. Kimenyi na Muyango baramutse bavuze ati tugiye gukora telefone iminsi 2, bakifata bakigira nka za Rubavu cyangwa se bakagira za Tanzania, bombi bwabonyine bakamara icyumweru kimwe baza biyunga, kandi nta nubwo twamenye ibyabo n'umuryango wabo wabaho neza cyane. Ariko uko byageze muri showbiz, umwe aravuga, Teresa karaza avuge, Muyanga arakare narakaraza kuvugishe, agoye audio bagiye bari codingana. Ubundi ni gute mvuga n'umuntu ariko ndi coding, ubundi kuri coding umuntu bireme maze n'amapumbu yawe hanze kanze kuri coding, nose nimujya muri fotora n'amavideo ari hanze kanswa amajwi. Urumva rero niyo mpamvu ngiye before Godfather ngiyewe ngushaka personal kugisha inama, ntabwo amagara Godfather meze biti ko ngushaka tubonane face to face tuganire, tukicara ahantu, tukajya ahantu muri restaurant nziza tukaganira, ati ngira inama ibi neza uko nuko. You understand? Abo kuri telefone ngenda kujya kuvuga umuryango wanjye, mvuga famiye yanjye, umugore yanananiye byagenze uko mbivuga kuri telefone bro. None kubwira umuntu nawe wo muri showbiz. Wadifanaje muri no showbiz 2007 till now, nta nshuti muri showbiz baho, nta n'umwanzi ubaho. Showbiz abantu bose babana baprofitana. Nanjye se sindi inshuti yawe? Ngiye nawe turi inshuti bya hehe? Ubu ngubu ikibazo cy'umuryango wanjye kano kanya mfite urakize.
manuka ndakizi nyine ntabwo urira indege ngo ugende no si ikibazo gikomeye no kutagenda ntabwo wakabaye waragiye imigente cyashize impamvu utagenda se urayizi siyo mpamvu wasubiye kujya gusenga ukava muri filime mu nda yambaye ukajya gusenga kwa Minyoni no ngo bizatuma ugira naho dukomeze kwa Muyango nsimbuke none abandi barabashipinga ntabwo bimara kuki utaragira ninza aho uzaza nta byarapfuye nuri muri Canada nyine bazombi nuri muri Canada yisubiyeho no sense ninza wasubiye kwa Minyoni kugira ngo usenge Imana iyi ninza muri Canada ntabwo uzambaga ntaho uzagiye gutese ko yisubiyeho urumva raramutse aba yarisubiyeho mukaba mutabizi nibanga ryanjye azi family yanjye uzabimenya Muyango se byahise bijya hanze cyangwa twabyamenye wese Muyango ngo byahise biza amace makaca yashaba Muyango bo man ngiye kumbwiza ukuri baramutse bicaye Muyango nakimenye bonyine bakaganira bino bibazo abantu bose babirimo bakabashira ku ruhande bo bakicara bo ubwo bakaganira ikibazo cyakemuka bro ntibishoboka anyway okay urakoze cyane ku gitekerezo cyawe urukumva Godfather umunota umwe nongera akantu gato ku kintu bahatavuze kirakomeye ni gute wisanze mu bigingo kandi uvuge urubuga rw'imikino ko ari ikintu ariko se amakuru mu Rwanda ni ukuvuga ngo abanyamakuru b'iki gihe ngaho uvuga imikino uvuga urubuga rw'imikino utubwira kabumbu ugeze mu ko zubakwa gute Godfather kimenyi even sportif bro wa mugabo we uri umunyamakuru w'imikino ugeze mu biganiro bya Makorodine gute Godfather kimenyi even sportif bro nibyo akuze ko ari byo aho ngaho uramfite komeza reka mera aho ngaho Makaca avuze ikintu gikomeye cyuko ubwabo bakwiye kwicara akaba ari bo bihuza byakunda ko bishoboka impamvu nemeranya nawe mereye aho ngaho nuko kimenyi ni umusportifu nibyo bajya gukundana bakora ubukwe byari muri bya bihe bya kimenyi yari ameze neza aribwo akivunika ariko bitaramara igihe ubu kimenyi Yves amaze imyaka 2 avunitse man bisobanuye ko nakaza afite nakare nabikubwiye ko kimenyi Yves nahuye nawe mu cyumweru gishize bro ukunangana nta nubwo bishoboka yuko yagaruka mu kibuga ngakine ariko gupanga ntibishoboka kubera iki kuko until now narakira neza aracyacumbagira noneho yabaye papa yarabyibushye kabisa kandi uko oya ibyo niho bivuze kimenyi nyine nago yagaruka mu kibuga ibyo nibishoboka nawe ubwe mu kanwa karabikubwira bisobanuye iki Makaca arakoze cyane ahereye kuri iki kintu cyo kuvuga ngo bo ubwabo ngo bicaye bakaganira bro nanjye ukuntu mbibona as opinion mbona bo ubwabo harabayemo ikintu kimeze nko guhangana Godfather si rimwe si kabiri twagarutse kuri no pano tuvuga yuko kimenyi nk'umugabo akazi Muyanga akora atagasapotinga nyine biri complete uko bikwiye sinzi nimba uri kunyumva neza kugasapotinga nukukabera fair nyine ngamusapoting icyo bibyara nugusa nkaho bahanganye rero byagaruka kuri kimenyi abasportifu n'abantu bagira amafaranga azira icyarimwe akaza ari menshi ukongera ukagira igihe utayafite abantu bazi bya sport barabizi ushobora kujya gukina na Rayon Sport uri muri APR kimenyi bakagushyiraho prime ya miliyoni watsinda ugafata iyo prime ya miliyoni kandi ukazaba ugifite salary n'ibiki abakinnyi bagira amafaranga pe signing on fee babahereza amafaranga menshi ibyo byose kimenyi kumara imyaka 2 atajya mu kibuga byari bisobanuye ko ayo mafaranga yose abaye bloke kuri kimenyi atazongera kuyinjiza Godfather uri kuranyumva neza Makaca arabivuze ati bakoze ubukwe vuba hangaha ariko kimenyi na Muyango bari bamaze igihe kinini babana mwipimire igihe bakoreye ubukwe bisobanuye ko ari ubuzima bari bamenyereye kubamo ubwo buzima bw'amafaranga ahari na kimenyi yagize mu ruhare bibaye ngombwa ko ahantu izo source zavaga zihagije zitakiri kuhava icyo mbona ngiye kitabayeho n'ukwicara hagati ya kimenyi na Muyango ngo bakira ubundi buzima bushyashya bagiye kubamo kuri kimenyi sinzi nimba uri kumva icyo kintu kimenyi ni umuntu kuba uri muri APR ubwabyo amafaranga zira ku gihe zigama CSS yakuguriza
bro izo prime maze kuzigarukaho ari igihe umuntu akwishimira from nowhere akaza akagukandira akanyenyeri ku buryo ushobora kwisanga ku kwezi na miliyoni 20 uzifasha zirenga. Rero iyo bihindutse ukaba ugiye kurambiriza wenda kuri salo gusa, ya modoka wari ufite ukaba ugiye kuyicungira, ukaba ugiye kubaraho kuri essence, ari ibyo urima wari waramenyereje umugore wawe. Kuri Kimenyi rero nkamwumva gute? Uraza kugira igihe nawe utangire kwijudginga situation wajemo, kuko muri sport abamo ama depression man. Kavuga ati umusenzi amvunnye sinzagaruka mu kibuga, wenda nta nundi mushinga narapanze nta niki. Mu ba sportif abamo depression iyo utagize umuntu kwegera ngo kuganirize. Rero niyo umugore nawe ubwe none hataje ngo kubera icyo gisubizo mu binegosiyo uko nguko Makaca yabivugaga, kuko nyine nazibana zidakomanya amahembe, bamenye ko noneho ibyabo nibijya no muri media kuko ari abastari biraza kurenga cya kibazo cyabereye mu rugo kibi, kindi kibazo kinini cyajemo media. Twibukiranye yuko uretse ibyo bintu byo kuvuga ngo Kimenyi yasibye ngo amafoto y'umugore we kuri Instagram, kuri BDA atinda kumupostinga ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ntabwo twari twabona official statement Kimenyi aze akubwire ngo ngiye n'umugore wanjye byararangiye. Ariko nanone wareba uburyo Kimenyi abayeho ukabona umugore we ntahari muri ubwo buzima. Rero ibyo byose kuba byarisanze muri media bakananirwa kubikumira, ukongeraho n'ubwo buzima Kimenyi yaragiyemo, iyo mvuna afite n'ubu nirakira kutazagaruka mu kibuga gushaka ikindi cyo gukora, kugabanyuka kw'amafaranga, ibyo byose bikaza bigakanyaga icyo kibazo bro, bigakanyaga icyo kibazo. Kuko amakuru soza, kuko ndashoje Godfather, Kimenyi ntabwo azigera agaruka mu kibuga ibi byo gukina professional. Tuvuge ngo aje muri Royal, yaje muri APR, agarutse muri Kiyovu yabagamo, ntago bishoboka. Urumva nyine ibyo byose rero biraza bigahurira hamwe. urakoze cyane. Bosca ni yumi. Wabyumvishe ibyo twavugaga Godfather? Bosca urahari? Bosca nasari he? Ndahari, uri kumva? Ndakumva. Ndahari rwose kandi ibyo yavuze ni ukuri. Sibyo nakubwiraga gutupa. Ino ti ugomba kuyireba muri ukoresheje ijisho rya gatatu kugira umenye ukuri ko aho uko kwihisha. Yewe ntabwo ndi reka nze mbabwira ikintu ngomba kumenya. Ntidufite abantu igihumbi hano. Bosca, iyi ti turi kumwe na iyi vitu. Mimi ndakuja kuongelesha pembeni. Ibi bintu turi kubahereza 0% ku makuru ari hanze, ku makuru na reality iri kuri ibi bintu. Uzukuntu bimeze, ngiye ndi kubabwira ibi bintu turi kumwe, harimo ibindi bintu byinshi cyane turi kumwe. Ese ko turuvuga kuri ango imwe, ko turi kuvuga kuri kote imwe, nta yindi kote muri kwirengagiza kandi yavuzweho ko mutari kuyivuga nyinshi cyane. Turi kuvuga kuri iyi ngiyi ko ari yo uretse gato ko hari ahandi hantu mutari kugera bahu. Uretse gato hari indi kote mutari kuvugaho kandi ntabwo muri kwirengagiza. Hari indi kote hano, hari umutipe wambwiye, urimo kunyumva hano, nabwiye umukobwa arambwira ati Godfather uraho neza. Arambwira ati none se Godfather, abakobwa nitwe dusigaye dufite amafaranga, n'abatayafite barashaka abasaza bafite amafaranga. Ngiye kukugira inama, abahungu ni murongorane hagati yanyu. Wowe Kimenyi ushake uburyo wegera se muhungu. Bitari ibyo hari andi makuru ari kuvuga, erega muri kunyura iruhande. Hari umuntu wa mbere, hari umukobwa uri kuvuga muri iyi nkuru bita Natasha uba muri Australia, ko mutari kumuvugaho, ugiye gushipinga Kimenyi. Babyaranye impanga. Haleluya, ibintu ni byinshi. Hari amakuru atari kuvugwa hagati y'igitsina cy'abagabo cyariye dodo n'ururimi nike kirongora neza ku bakobwa b'i Kigali uyu munsi. Haleluya, ibi bintu ni birebire. Urumva turi kujyana kuna mengi kuhusu hii mambo.